Yes, reka rero nongere nguhe ikaze. Iyi ni Zara Magazine TV, aho tuba tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho tuba tugaruka ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'u Rwanda. Reka rero nkwibutse yuko amakuru agezweho kandi yizewe uri buze kuyasanga kuri www.zaramagazine.com, ubundi wihere amaso umenye ngo niki kigezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Ikindi kandi urebe filime yitwa Inzika series, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Njyewe ndi Remera Gaeta, iyi ni Zara Magazine TV, ubundi mba ngenda mbagezaho updates zigiye zitandukanye, amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Ngayo nguko rero, muri iyi minsi kimwe mu byagarutsweho ni Miss Rwanda 2021. Ngira ngo mbibutsa yuko umwaka ushize Nishimwe Naomi ariwe wari wabaye Miss Rwanda 2020, ariko yagiye akunda kunengwa kuba nta kintu yigeze akora gifatika, ariko nanone nta wamurenganyije kuko twari turi muri COVID-19 n'ubundi ibikorwa byinshi ni byakorwaga. Kuri uyu wa gatandatu nibwo habaye finali ya Miss Rwanda 2021, aho byaje kurangira ikamba ryegukanwe na Ingabire Grace wahigitse abakobwa bagera kuri 20 bari bahataniye iryo kamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Gusa nubwo irushanwa ryabaye, hari ibyo abantu bakurikiye irushanwa batavuzeho rumwe. Mu migendekere y'iri rushanwa hari ibyo abantu bishimiye bitandukanye, nko gutegura urubyiniro kabisa, wabonaga decoration imeze neza cyane, imyambarire y'abakobwa bari bahataniye ikamba rya Miss Rwanda 2021. Nubwo wenda abantu bagiye babigarukaho bakavuga yuko bitari bijyanye n'umuco, ariko mu by'ukuri bari bambaye neza ndetse n'uburyo gahunda yakozwe mu gihe gito bitandukanye n'imyaka yashize, aho abantu benshi bari bakunze kuvuga yuko irushanwa rya Miss Rwanda rimara iminsi 2. Kuri inshuro rero ntago ariko byagenze. Gusa nubwo ibyo ngibyo byagenze neza, ariko hari n'ibyo abantu bagarutseho bavuga yuko nyine bitagenze neza, abandi bakavuga ko ntacyo byari bitwaye. N'ibintu navuga bitavuzweho rumwe, nibyo twegeranyije tugiye kubagezaho muri iki kiganiro. Ngira ngo ikintu cya mbere, hari abari bayoboye gahunda muri ibi birori, bari abantu 3 bavuga indimi zitandukanye. Lucky Nzeyimana wavugaga mu rurimi rw'ikinyarwanda, David wavugaga mu rurimi rw'igifaransa, ndetse na Martina wavugaga mu rurimi rw'icyongereza. Benshi babibona barabyishimiye, bumvaga ko nyine buri muntu wese n'ururimi yumva ari buze gusobanukirwa ikiri bube kiri kuvugwa se cyangwa aho gahunda irabigeze. Ariko abantu baje gutungurwa nuko atari ko byagenze. Ntabwo ariko byagenze, ntabwo wenda bavugaga ikintu kimwe ngo kivugwe muri izo ndimi zose, ahubwo umwe yaravugaga nimba ari kuvuga mu kinyarwanda, nimba ageze ku kintu runaka akahita ahereza uw'icyongereza, agakomerezaho kuri cya kintu ariko avuga mu rurimi rw'icyongereza, agahita ahereza uw'igifaransa, agakomerezaho aho ibintu bigereye ariko avuga mu rurimi rw'igifaransa. Ngira ngo abantu ntago babyakiriye neza, n'ubundi bavuze yuko uwumva ururimi rw'ikinyarwanda hari ibintu byinshi atumvisha kubera yuko byavugwaga mu rurimi rw'icyongereza cyangwa rw'igifaransa. Ikindi abantu benshi bifuje ko ikinyarwanda aricyo cyashyirwa imbere muri iri rushanwa, kuko umukobwa uba uri gutorwa aba ari Nyampinga w'u Rwanda. Gukoresha indimi z'amahanga cyane rero byagabanywa, hakajya hakoreshwa ikinyarwanda cyane nk'uko mu myaka yashize byagendaga. Ngira ngo mu myaka yashize n'ubundi uyoboye ibirori yakoraga ibintu byose mu kinyarwanda. Ikindi kintu kitavuzweho rumwe ngira ngo ni iki, ubwo bari guhitamo abakobwa 10 bakomeza, abantu benshi ntabwo bishimiye icyumba abakobwa bari barimo, kuko byagaragaraga ko kidateguye neza. Hari harunzemo intebe nyinshi ubona zijagaraye, ngira ngo hari hacometsemo amatelefone umuntu atamenya ngo ni ayande, nimba ari ay'abamisi cyangwa se nimba ari ay'abari bari muri organisation. Ntabwo rero ku rwego irushanwa rya Miss Rwanda ririho, ntago tudeshe nka turiya abantu batubonye neza mu mitegurire y'iri rushanwa,
ngo ni ibintu abantu bafashe nk'ibintu mbese biciriritse ugereranyije n'iri rushanwa agaciro riba rifite. Ikindi kintu kitavuzweho rumwe, abantu ntabwo babivuzeho rumwe ku kuba akanama nkemurampaka ibirori byararinze bisozwa katavuze, dore ko uhagarariye akanama nkemurampaka yavuze ibirori bigitangira, ariko ibibazo byose bikajya bibazwa n'abanyamakuru. Bitandukanye n'uko mu myaka ishize ibibazo byabazwaga n'abagize akanama nkemurampaka. Rero ngo kuri iyi nshuro ntabwo abantu babivuzeho rumwe. Ikindi, intebe yagombaga kwicarwamo na Miss Rwanda 2021 nyuma yo guhabwa ikamba, iyi ntebe yatinzwe kugezwa ku rubyiniro, ndetse no mu kuza izanwa abantu bose babireba kuri televiziyo ndetse n'ababikurikiranaga ku rubuga rwa YouTube. Ngira ngo sinzi wenda nimba wari uri kuri kamera atarabimenye yuko bazanye intebe wenda ngo ahindure ango, ariko ni ibintu nyine bitagaragaye neza kubona abantu baterura intebe. Miss, abakobwa babiri bagomba gutoranywa mu Miss bahagaze kuri stage, intebe bakayizana bakayitereka, n'ibintu nyine bitasaga neza, abantu ntabwo babivuzeho rumwe. Ikintu cya nyuma abantu batavuzweho rumwe ni ukuba umukobwa wayoboye abandi mu gutorwa cyane kuri SMS ndetse no kuri website yaratashye nta kamba na rimwe abonye. Kugira ngo ibi bintu ntabwo abantu babivuzeho rumwe, ntabwo nyine byumvikana uburyo umukobwa wayoboye abandi muri SMS no gutorwa kuri website ashobora gutaha nta kamba na rimwe abonye. Ngira ngo ni ibintu bitavuzweho rumwe, ngira ngo ugereranyije ni ibyo abantu batagiye bavugaho rumwe mu mitegurire ya Miss Rwanda nuko yagenze. Reka dutegereze turebe nimba umwaka utaha hari ibizaba byakosohotse, ariko ku gaciro ndetse n'urwego iri rushanwa rigezweho, ntabwo utuntu tw'utudeshe nk'utu ngutu tuba dukwiriye kugaragaramo. We kora subscribe hano kuri zaramagazine.com, ubundi ibindi nyine uzajya ubigezwaho 5 kuri 5.